Hagati mu kinyejana cya 15, Afurika yo hagati na Afurika y'Amajyepfo ntabwo zari zakamenywe i Burayi. Nyamara hakaba hari hashize imyaka amajana n'amajana Abarabu barakoze imihanda y'ubucuruzi ica mu butayu bwa Sahara, bagacuruza mu bihugu byose bikikije inyanja ya Mediterane, abacakara, zahabu n'amahembe y'inzovu bivuye muri Afurika. Muri icyo gihe Abanyaburayi bari bahugiye ku isoko ryo muri Aziya y'Amajyepfo, ryari rifite inyungu nyinshi mu kuzana i Burayi soie n'indyoshyandyo aribyo bita le marché aux épices. Muri icyo gihe ariko Empire ya Turukiya ariyo dukunze kwita Empire Ottoman yari ibangamiye izo nzira z'ubucuruzi z'Abanyaburayi, nuko ubwami bwa Espagne na Portugal butangira kwiga uburyo bwashaka izindi nzira ziciye mu nyanja ya Atlantika kugira ngo zibageze muri Aziya. Igihugu cya Portugal rero nibwo cyahimbaga ubwato bworoshye bubasha kugenda mu nyanja igoranye ya Atlantika, ubwo bwato bukitwa Caravelle. Nuko Abanyaportugal batangira bwa mbere kugenda ku nkengero za Afurika n'inyanja ya Atlantika. Batangira kugenda bashyira amazu y'ubucuruzi cyangwa se amasoko y'ubucuruzi ku nkengero z'umugabane wa Afurika n'inyanja ya Atlantika, iburengerazuba bwa Afurika, cyane cyane bibanda ku bucuruzi bufite inyungu cyane bw'abacakara. Mu mwaka w'1498 Vasco da Gama nibwo yageze mu Buhinde agombye kuzenguruka Afurika yose, nuko Portugal ibaye iya mbere ku isoko ry'indyoshyandyo le marché des épices, nyuma yaho Empire y'Abaturukiya ibaburije guca muri za nzira za mbere twabonye haruguru. Nuko igihugu cya Portugal kirahakirira cyane ko nta kindi gihugu cyaje kurwanira isoko nacyo, bishingiye ku masezerano igihugu cya Portugal cyari kiragiranye n'igihugu cya Espagne, bikagabanamo isi mo kabiri, Espagne igafata Amerika yose, naho Portugal igafata ikindi gice cy'isi gisigaye mu masezerano bise amasezerano ya Tordesillas. Mu mwaka w'1580, nyuma y'ibibazo by'isimburana ku ngoma ya Portugal, igihugu cya Espagne gihitamo kwigarurira ubwami bwa Portugal, nuko igihugu cy'Abahorandi cyari kimaze nacyo kugira amato menshi, nacyo gitangira kugenda cyigarurira ibyahoze ari isoko rya Portugal. Nyuma aho Portugal yiboneye ubwigenge se cyangwa se independance, itangira kongera kurwanira kugarura isoko ryawo Abahorandi bari baratwaye, ariko hari hatangiye kuboneka ibindi bihugu bifite ingufu by'i Burayi byari bitangiye nabyo kuza kurwanira isoko na Portugal ndetse n'Abahorandi. Mu kinyejana cya 18 ubucuruzi bw'abacakara niryo ryari isoko rikomeye rizana inyungu nyinshi ibihugu by'i Burayi. Icyo gihe bavanaga i Burayi ibintu nk'imbunda, inzoga zikomeye, amasaro n'imyenda, bakabigurana abacakara bakajyana kubagurisha cyangwa se kubagurana ibintu byakorerwaga muri Amerika, birimo isukari, birimo amapamba n'ibindi byajyanwaga kugurishwa ku masoko y'i Burayi, ari nabyo bise isoko ry'impande eshatu nk'uko twabibonye mbere.
hagati mu kinyejana cya 18 niho i Burayi bamwe mu banyaburayi batangiye kurwanya isoko ry'ubucakara, nuko ndetse muri Amerika y'Amajyaruguru batangira gushaka kugarura abacakara bamwe muri Afurika, ari bo nk'abo bagaruwe bwa mbere bajyanye mu gihugu cyiswe Liberia, ndetse icyo gihugu kikaza kubona n'ubwigenge. Ni igihugu rero cyashinzwe n'abacakara bavanywe muri Amerika y'Amajyaruguru. Mu myaka yakurikiyeho Ubufaransa bufatanyije na Misiri nibwo bwafunguye indi nzira mu gihe bahuzaga inyanja ya Mediterane n'iyo bita inyanja itukura. Ubwo rero habonetse undi muhanda mushya na mugufi utagomba kuzenguruka Afurika ngo uzagere muri Aziya. Ubwo rero akamaro ka Afurika ntabwo kari kakiri ubucuruzi bw'abacakara, kuko bwarimo bugenda bucika, kuko icyo gihe ubucuruzi bw'abacakara nibwo bwatumaga ubucuruzi buhera ku nkengero z'umugabane wa Afurika. Ubwo rero akamaro ka Afurika kabaye ako noneho ko guharanira no kurwanira ubutaka bwera, nibwo abanyaburayi batangiye kugenda binjira muri Afurika mo imbere, bagamije gufata gusa, cyangwa bari bagamije kugira ngo bafate ubutaka bwera babuhingeho ibicuruzwa bizajya gucuruzwa i Burayi. Nuko muri uko kujya gushaka rero ubutaka bwera, nibwo babonye ko muri Afurika harimo ubundi bukungu bwinshi, cyane cyane muri Afurika y'imbere, burimo amabuye y'agaciro akomeye kandi menshi cyane. Mu mezi ya nyuma y'umwaka w'1884 kugeza mu ntangiriro z'umwaka w'1885 nibwo habaye inama yabaye i Berlin mu Budage, yari igamije gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu by'i Burayi byarwaniraga ibihugu byo gukoloniza. Nuko biga bagabanya Afurika. Icyo gihe rero iyo nama irangiye, nubwo bari bashyizeho amategeko, niho ubukoloni bwarushijeho kwiyongera, buri wese aharanira gufata ibihugu n'ubutaka bwinshi bushoboka. Ubutaliyani bwari bwarafashe Somalia na Eritrea, bwananiwe kwigarurira Empire ya Abyssinia yihagazeho. Ndakeka ko nicyo gihugu cyonyine cyo muri Afurika cyabashije kwirwanaho kikananira abakoloni. Hanyuma ikindi tubona ni intambara yabaye hagati y'abanyaburayi ubwabo n'ubwo abo twita reburu bo muri Afurika y'Epfo, cyangwa se abafrikaneri bo muri Afurika y'Epfo, bo bari barageze, bakomoka mu Buholandi, bari barageze muri Afurika y'Epfo mbere mu myaka y'1400 mu kinyejana cya 15. Hanyuma Bongereza bahagereye bahungira muri ziriya ntara zitwa Transvaal na Orange. Hanyuma Bongereza bibwira ko ntacyo bivuze barabihorera, ariko habonekeyo ibirombe bya zahabu na diyama, Abongereza bahita bakubita ishoti kugira ngo babyigarurire. Mu mwaka w'1908 umwami Leopold w'Ububiligi nibwo yahaye igihugu cy'Ububiligi kiriya gihugu cya Congo cyari umutungo we bwite, awegurira igihugu cy'Ububiligi cyangwa se ubwami bw'Ububiligi. Mu myaka 2 yakurikiyeho nibwo Afurika y'Epfo yigenze, ariko iri mu gihe cya apartheid. Icyo gihe kugira ngo yigenge ku Bwongereza nuko yemeye kwigenga bicagase, ni ukuvuga ikagira ububasha bumwe irekera ubwami bw'Ubwongereza. Mu mwaka w'1914 intambara ya mbere y'isi itangira,
abaturage mu bihugu byakolonijwe nabo barwaniye ibihugu byabakolonije, haba abajyanwe ku mugabane w'Uburayi cyangwa se abarwanye ku mugabane wa Afurika, umuntu yavuga nk'Ababiligi barwanije Abadage bari bari mu Rwanda, mu Bubiligi no muri Tanganyika, cyangwa se Abanyafurika y'Epfo barwanyije Abadage bari bafite Namibiya y'Iburengerazuba, ikitwaga Afurika y'Amajyepfo y'Abadage. Intambara ya mbere y'isi irangiye, mu Misiri havuka intambara yo guharanira ubwigenge, hanyuma Ubwongereza bwemera guha ubwami bwaho ubwigenge, ariko kimwe bwifatanya n'Ubufaransa bwanga guhara iriya Canal de Suez yatumaga amato y'ubucuruzi anyura inzira bugufi ajya muri Aziya. Hanyuma mu 1935 Ubutaliyani bwongera kugerageza kwigarurira Abisiniya ndetse buranayifata, ariko Abisiniya ntabwo yigeze isinya amasezerano yo gutsindwa. Ni nayo mpamvu abantu benshi tuvuga yuko igihugu cya Ethiopia ubu ngubu cyahoze cyitwa Abisiniya kera, kitigeze gikolonizwa, ariko mu by'ukuri Ubutaliyani mu mwaka w'1935 bwaragifashe mu rwego rwa gisirikare. Abategetsi ba Abisiniya icyo gihe banga gusinya amasezerano cyangwa se banga gusinya ko batsinzwe intambara. Mu ntambara ya kabiri y'isi, Abanyafurika bongeye kurwana muri Afurika barwanira ibihugu byabakolonije, nk'uko bagiye kurwanira i Burayi, buri wese arwanira igihugu cyamukolonije. Kimwe mu byabaye intambara ya kabiri y'isi irangiye, ni uko Ubutaliyani bwari bufatanyije n'Ubudage bwatakaje koloni zabwo, nk'uko twari twabibonye yari Eritrea, ikaba na Somalia ndetse na Abisiniya yafashe kimwe na Libya, ariko icyo gihe Abisiniya yahise yongera isurana igihugu cyayo yitwa Ethiopia. Hanyuma Libya yo irigenga nyuma, ariko nubwo Ubutaliyani bwari bwaratsinzwe bwaje gusubizwa n'umuryango w'abibumbye Somalia kugira ngo mu gihe cy'imyaka 10. Ikindi cyabaye kandi gikomeye cyane tugomba kumenya, ni uko intambara ya kabiri y'isi irangiye, ibihugu by'i Burayi byari bikomeye nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubudage n'ibindi, na Esipanye n'ibindi bihugu byari byararajwe cyane n'intambara. Icyo gihe rero abari batsinze intambara ya kabiri y'isi ari bo Abanyamerika ku ruhande rumwe yanabakijije cyane, no ku rundi ruhande hakaba Uburusiya. Icyo gihe Abanyamerika bahise batangira gutinya Uburusiya cyane, kuko Uburusiya bwagenderaga kuri politiki ya gikomunisite twabonye haruguru icyo isobanura. Abanyamerika bagendera kuri politiki ya gikapitalisite. Ubwo rero Abanyamerika bahise babona yuko batangira gushyigikira ubwigenge bw'ibihugu byo muri Afurika, batinya ko byazigarurirwa n'Uburusiya. Nuko rero Abanyafurika nabo mu bihugu bitandukanye batangiye kurwanira ubwigenge bwabo, cyane cyane twavuga nko muri Madagascar, za Mau, mu bihugu byinshi bitandukanye byo muri Afurika. Ikindi twavuga rero gikomeye cyane cyabaye intandaro y'ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika, ni mu mwaka w'1952 ubwo abasirikare bakuragaho ingoma ya cyami mu Misiri,
hanyuma bagashyiraho ubutegetsi bwa gisosiyalisite bubogamiye ku Burusiya, Uburusiya bukabafasha bukabaha intwaro, noneho buhereye kuri izo ntwaro n'izo ngufu bari bahawe n'Uburusiya, Misiri yirukana Abafaransa n'Abongereza kuri Canal de Suez, Misiri kandi yifuza kwigarurira Sudani y'Amajyepfo, noneho icyo gihe Abafaransa n'Abongereza bashyigikira Isiraheli, Isiraheli itangira kurwana ndetse igiye no kunesha Misiri, Misiri igiye kuneshwa nibwo Abarusiya bavuze ko nabo bagiye kwinjira mu ntambara kandi bagakoresha za mbunda za kirimbuzi, bituma Abanyamerika bategeka Abafaransa n'Abongereza kimwe na Isiraheli guhagarika intambara no kwemera ko batsinzwe. Guhera uwo munsi rero Abafaransa n'Abongereza n'ibindi bihugu byose by'abakoloni bahita bumva ko igihe cy'ubukoloni cyarangiye, nibwo batangiye gutegura uburyo bazatanga za independance, ariko bakabizitanga batazitanze mu buryo bagenda ntacyo basigaranye nyine. Abongereza bashinga umuryango bise Commonwealth, ni ukuvuga ubukungu bumwe, abantu bibumbiye mu muryango w'ubukungu bumwe. Abongereza batangira bavuga ko igihugu cyose kiri mu bihugu bakolonije kizemera kwinjira muri uwo muryango kandi ntikigire politiki ya gikominisite, bazajya bagiha ubwigenge. Abafaransa rero batangira gushyiraho ibyo bise l'Afrique Française de l'Ouest, l'OIF, bashyiraho, ni naho bashyiriyeho le franc CFA, ibihugu byinshi birabyemera usibye igihugu kimwe kitabyemeye aricyo ndibwira cya Guinée Conakry. Nguko rero muri make uko intambara ya kabiri y'isi yose mu by'ukuri nacyo nashaka kwerekana ariyo yabaye, uburyo yarangiye niyo yabaye imbarutso y'ubwigenge bw'ibihugu byinshi bya Afurika. Ntabwo kuri njyewe ari ubushake bwo guharanira ubwigenge cyangwa se izindi mpamvu zatumye Abanyafurika bigenga, ahubwo icyo aya mashusho atwereka ni uko Abanyaburayi bashushanyije ibihugu bya Afurika hakurikijwe ingufu zabo n'ibyo bari bakeneye. Abanyaburayi barirwanira ubwabo mu byo bise intambara y'isi ya mbere n'iya kabiri, abadukolonizaga intambara bayivamo yarabanegekaje. Ibihugu bishyashya rero ari byo Amerika n'Uburusiya byatsinze intambara mu by'ukuri, bikayirangiza nabyo byifuza kugira ngo bibashe gukora ubucuruzi. Abarusiya bifuza gukwirakwiza politiki yabo ya gikominisite ku isi yose, Abanyamerika nabo bifuza gukora ubucuruzi n'isi yose. Ubwo rero buri wese ku ruhande rwe ashyigikira ubwigenge bwa Afurika n'ibindi bihugu byose ku isi, ari nabyo byanakurura intambara nyinshi zabaye ku isi na n'ubu zimwe zikiriho. Ngayo rero nguko tuzabona umwanya wo kubigarukaho, kuko ntabwo umuntu yavuga ibintu bijyanye na colonization ngo mu minota 15 aba birangije. Gusa Afurika kuva yagerwaho n'ubukoloni, hakabaho ibintu by'ubucakara, hakabaho iby'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi, habaye ibintu byinshi. Ibihe by'irangira ry'ubukoloni nabyo mu by'ukuri ntabwo byagenze neza, kuko atari ibintu Abanyafurika ntabwo bari biteguye. Ibihugu byigenze mu by'ukuri ntabwo byari ibihugu umuntu yavuga ko ari ibihugu byaremwe n'ingufu cyangwa n'umuco, ni ibihugu byari byaremwe n'abakoloni. Niyo mpamvu na n'ubu Afurika igifite ibibazo iyo umuntu yitegereje n'uburyo ibihugu bya Afurika biteye, tuzabigarukaho mu buryo burambuye. Usanga ko nyine ni ibihugu byaremwe n'abakoloni,
ni ibihugu bifite umuco w'abakoloni, ariko twebwe iyo ugereranyije n'ibindi bihugu nk'ibyo muri Amerika y'Amajyepfo cyangwa se muri Aziya y'Amajyepfo nk'Ubuhinde n'ibindi, muri Afurika turacyafite umuco wo guhora turirira abadukolonije tutazi n'impamvu tubaririra, tugahora tubatwerera ibyaha byose tutazi n'impamvu tubibatwerera, ariko ayo marira nubwo ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo, muri Amerika bita iy'Abalatini, muri Aziya y'Amajyepfo na byose byakolonijwe ntabwo byirirwa mu marira, iby'ubukoloni birangiye, ibihugu byaratangiye bibaho, biratangira abantu barakora biteza imbere, Afurika yo inakize ku butunzi bwinshi irakomeza kugorwa no kwigora, tuzabigarukaho rero nakagaruka umugani w'Abarundi.